nchumuzizi ya ngwino nchumuzi niko gashu yewe ngwino ndangaradara mwizanye iri ngwino imora ninjewe nyine ninjewe nurutse iwacu ariko nje ahangaha iwanyu hehe iwacu iyo ugeze rusatira ubwo ngubwo uhita umenya ko ndani iwacu wahageze hano gukora iki urumva baravuze ngo ahangaha ariko ukanura nk'umuntu mwitaye hari ibyo mbonyemo se oya dusa ntabwo byigeze binsaba gutega gusa nayareye ruguru iriya kubera iwacu ari kure nikuruza ubundi nakumva naniwe nyine nkaryama nkitogoza ariko banza uturutse mu kigo cy'abasozi mama uzi ko hano imifatango yasharuye tugenda ujye kureba ibyabaye tujye ese iwanyu aho baryama bahita ngo iki ahasa ibyabo birakureba uturutse hehe ujya hano gukora iki iyo ubundi kare kose iyo uza ko wambajije ngo ese bakwita ikikugenza rero sohoka ibi ni ibiki ni igitenge nkwaye cya mama nyine wowe ujyana ugira umugore ndasohoka nagikenyeye hanyuma reka nkwereke nawe bishobora kuza kukuyobera ukaza kwambara ikanzu ufite ikibazo ibi ni ibiki nese ubu niba ugira amaso ahubwo wowe niba uri muzima kundusha uri umuzungu zahise kandi ari wowe uri buze kunzunguriza hano rero ndabona ufite imyenda y'abadamu kandi hano nta mudamu urimo ubwo rero urakigenza kuko nta mudamu urimo hano uri bukugurire nta mudamu ugira maguruke nkwicara yuko ndeba we uturutse uragenda ukanisa hano ni abagore barimo baragura imyenda subiraho uturutse none nta mugore ugira amaguruke nkupande upande nzi mpande ahangaha urabandi imodoka se mbonye moto wowe ariko nihanisha hano hantu haraza gutuma mvuza induru ariko uturutse hehe ubundi mbere nawe uzi ukuntu yuwe ugera hirya ariko uturutse uzi ko ari ubwa mbere mbonye umusore wagira ngo yashyizemo ibibindo uje kureba ndetse wowe wowe bundi sinanakwitaye ahubwo nje kwirebera ahangaha tugenda uhanyereka hasi uri muzima ndi muzima ariko ndi kubona kino kibazo cyo kubura umugabo n'ubundi kizatuma n'umutwe mbese ngira ngo nakubera umugabo none uzi ukuntu njyewe naciye imyeyo biragenda umururi buryoherwe njyanamo iby'imyeyo uri kuvuga hano ariko ni sohoka hano ugende ibintu bitarabana ntabwo ushaka kugenda tugende basi usogongeze mbabarira umbonge yewe rero nta muntu ugikina nawe reka nze neza ngira ukumva nta kibazo ni nyine nta muntu murimo muravugana mabuja yagiye ku kazi mpita mugenda runana nyine mwamboka inyuma ndamutibika ngiye kumubaza icyo turi buze gusamura saa sita ahita ambwira ngo nasumbwa n'inda ngo nahihiranya nagira ngo menye ko ndi buze kumusasira mu cyumba bakaza kuva ku kazi narangije kubera bari bamaze iminsi nyine barebana y'ingwe na boss yatekerezaga ko rero ari buze kumuca umutsi w'umugongo none nabyibutse bwije nyine mpita ninyabye muri dushe minjagiraho utuzi ngeze mu cyumba ndasasa vuba vuba kubera nari nishyize akantu mu mabere k'amabwa nyine k'amafuta mu guhaguruka karishungura karagwa nunamye ngo nkayabuze numva bari kunsasakamo ikintu cy'igipombo barampomba baramaga none nkangutse nisanga inyuma y'igipangu niba ndi buboneze muri ribu niba ndi bujya muri ribu ndajya nta bimenyetso njyanye ahubwo nyine reka nza nkwereka agahinda ngendana agahinda ngendana noneho ntabwo ubizi iyo ngenda amazi ngenda numva agenda yikomanya nyine anavuga nawe nk'uy'ikirenge nkabona hatose
uzi ko mperutse no kujya kwa muganga bakampa taransiferi yo kujya ku bitaro bikuru nahagera nkahura na dogiteri akambwira ngo ikibazo mfite gikomeye mfite amazi menshi mu mubiri nyine ngo kereka mbonye ikiyakamura kikayamena akameneka agashiramo uriza kuyakamuza ndashaka ngize amahirwe nk'abantu umuntu wayankamurira urumva kuba igisenzegeri byaba birangiye nanjye nkaba muzima ubwo se papa wawe anywa muri ture anywa muri ture cyangwa se uruduwire oya none se nk'icyo uragira ngo nimagera bahita bakunsendera mu maso oya ntabwo babikora baransenda aho ngiye hose gushaka baransenda niko nabaye nawe nta cyizere mfite cy'uko ntameze nk'uri guhungira ubwayi mu kigunda sibyo bangukaye murakoze cyane Imana iguha umugisha nari nyubwiye ngo nyiragahitira uramuzi nyiragahitira ndamuzi reka nagasiga ubusa nyiragahitira se ntabamumenyaho icyo ubwo wasanga ari wumbuza gushaka byashoboka ariko noneho ngewe uraza nta kibazo niba unyemereye kuza ni ukuri ese kutambajije amafaranga mfite n'imyaka yanjye uragira ngo ningera aho ngaho uhita unsubiza iwacu mbura byose nk'ingata imennye ubu urengeje 20 ntago ari ukuyirenza gusa ahubwo ndenda gukabakaba mama wawe kubera mfite imyaka 30 niyo ngiyo none nk'amafaranga yo ni menshi kuko nayateruriye rimwe ntabwo ari myinshi 30 ndumva ari mike nta kibazo reka rero gusa Imana nzakubera umugore mwiza sinzi